kugira ngo ubyaze umusaruro ChatGPT mu buryo bwagutse, ko wakorera amafaranga, kuba mu kazi kawe kagenda neza, ku ishuri uri umushakashatsi. Izi features ziri advanced ngiye gukwereka kuri ChatGPT ingenzi cyane ko uzimenya. Reka tujye kuri machine, reka ariko manze mfate ku mata. Kwaje kuri machine nkwereke features ukwiye kumenya kugira ngo utangire kubyaza umusaruro ChatGPT. Kwiga AI hano hanze hari ama AI menshi cyane, ari nyinshi cyane, ntago waziba. Nkuko nababwiye, ikintu cya mbere niba ushaka kwiga AI mu buryo wayibyaza umusaruro mu buryo bw'amafaranga, ni ibintu bishoboka cyane. Ku ishuri, mu kazi, muri business, ushaka AI imwe ubanza kuzi neza cyane, uyumva pe ku rwego nyine advanced. Mwizo AI izo ugomba kunyifata zino nyine, zino pioneer, zino zaje mbere zizwi nka ChatGPT ya OpenAI, Copilot ya Microsoft, Gemini ya Google, Meta AI ya Facebook. Zino nizo mubyeyi cyangwa se mothers wizo zindi zose, utwo tuntu twose mugenda mubona niyo mother yazo. So bishaze kuvuga ko ushaka kubanza kugira ngo izo zose zibyaze umusaruro, birasaba ngo ubanze ubyaze umusaruro izigize ute zino parent. Iyo umenye kuzikora, niba barakoze uburyo zikoramo, prompting style yazo, bano bandi rero bagenda bakora zino zindi, bagenda bakura amakuru kwa zino, bagenda bishyura amakuru kwa zino ChatGPT zihari nyine. Ntago ChatGPT, zino AI zindi zigiye zitandukanye niho bakura amakuru. Rero izo ngizo ni ugomba kubanza kugira ute kwiga. So rero iyi pioneer ni ChatGPT. So that's why niyo mpamvu ndi gushaka ngo twige ChatGPT, tuyinonosore, turebe ibyo twazajya tuyibyazamo umusaruro. By the way, nanababwira ko nawe ushobora kuba wakora na ChatGPT cyangwa se OpenAI, ukaba wakora nawe AI yawe wabyazamo umusaruro. Nzabakorera video kwa kino kintu, na hano ndaza kuza kuberekamo akantu gatoya. So reka turebero features za ChatGPT ziri advanced, abantu batajya bita, ariko kuzimenya nyine ni mu rwego rwo kugira ngo utangire ubyaze umusaruro ChatGPT. So twagiye GPT yacu, muri kwana kano kantu handitseho tool ya mbere niyo bita image. Nubango ugiye uri gushaka creating nka image, ukanda hanga kuri create image. Nubango ikintu ugiye gukorera, nk'urugero ushaka kwibwira ngo design me a logo. Niba ugiye gukora logo cyangwa se ugiye gukora banner ya business, ujya hanga ugiye gukora image, ugiye gukora ifoto, ibyo ugiye gukora byose uzajyaye uzakananga kuri image kugira ngo igire ute ibigukorera. Iyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Bitewe n'icyo ugiye gukora uzazaye hano kuri image, ukwibwira ati nkorera logo, nkorera banner, nkorera graphic, uzaza hangahe kuri hano kuri image, right? Icyo niyo cyambere. Ikindi cya kabiri, aka kantu bita search. Nubango search the web. Hanga ni ingenzi cyane. Umva, mbere twari tuzi ko nyine ChatGPT nyine yo yibwira ibintu nyine ni ibintu baba programming. Ariko no ubwego imaze kugeraho, yajya kuri Google ikagusacingira ibintu, ikagukorera ibintu. Cyane cyane abantu tuwe nk'urugero, kadufata nk'urugero, how to make money online in Africa. So tugiye kureba uburyo uri muri Afrika ushobora gukorera iki, ushobora gukorera amafaranga. So ikintu igiye gukora hanga, yo igiye kujya kuri internet, rero abantu bakoze ko ibyo bintu, abantu babivuzeho, aba expert, ama website yabyanditseho, ibigushakira. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ishobora kuba nyine bishingiye ku bushakashatsi. Ntago bigira ibyo byo kuvuga ngo ChatGPT nyine yibwira ibintu. Oya, yajya gukora ibintu online. Nk'urugero, hingi iseko ima anagira ute, ono kima link najya gusearchinga bino bintu.
so isekima linki aho ikuye biriya bintu, you understand? So nubango iyi features ni ingenzi cyane ku bantu mukora ubushakashatsi, ku barimu, abantu mwandika ibitabo, abantu muri academique. Iyi ngiyi izayigufasha kugira ite gusacinga topic ikagenda kurebera kuri internet, handi byakugora kujya gusacinga, iyi ngiyi yabigukorera. Indi tool niyo bita write code. Write code ni ukuvuga kamfate new chat, so njye kuri write code ni ukuvuga ngo how to make money online in Rwanda, create for me a blog post. Ariko none nagize ute, nashyizemo ngo write code. Ahangaha harakurira icyo bishatse kuvuga ni iki. Hanga kuri write code uraza kuza gufata ibintu yagukoreye, nurangiza wowe bimanipulating uko ubishaka, ugenda ubyediting uko ubishaka. Murabona hano ku ruhande hari akantu kajeho ka edit. Kano kantu bivuze iki? Kano kambere karavuga ngo add emoji. Kuri ya text, ino text yari ahangaha kuba wayadingamo emoji, nuvuga ngo wayadingamo emoji, ushobora toke add emoji, so ugashyiramo kuri section, rako iraza kutakigira ute ibigukorera. So uri kwibona ibyo ngibyo bizakunda ari uko wagiye muri live, cyagiye uri nko kwandika nka blog post, uri nko kwandika nka post runaka ushaka gupostinga ahantu. Iyi ngiyi iyo ugera kuri write all code hatakwaza kano kantu ko editinga. Urabona ko ishobora gushyiramo ama emoji muri ya text. Akandi kantu ka kabiri itakizana add final polish. So no kuvuga ngo ishobora gushyiramo final polish ahangaha. Bivuze ngo add final polish ni nko ibintu byeka bikora neza cyane. So no kuvuga ngo igiye kuyipolishinga yongere nyine cleaning bigire neza. So you see iyi ngiyi nuvuga ngo niba uri kwandika ibintu uri gushaka ko nyine hari ibintu ushaka kongeramo ama emoji, ushaka kongeramo ngo yipolishinge. Hari n'akandi kantu nakunze hano hasi level of reading. Ishobora gufata ko uyikanda, ukanza kuri level of reading, kano kantu yukamanuye nuvuga ngo uko ugenda uzamura uyishyize kuri graduate school, umunyeshuri kuri kaminuza, yumanuye umuntu kuri college, wamanura kano kantu high school, wamanura munsi ukajya kuri middle school, hasi kubyo bintu byanasomwa n'umuntu muri kindergarten. Ibi rero ni ingenzi cyane. Ukuvuga iki, ni muri kwandikira abantu kuri abanyeshuri kuri kaminuza bari kwisego, bitewe n'uri kwandikira ushobora kuza kugira ute, ushobora kuza guhindura ton, so cyangwa se uburyo ibintu zayo bigaragara. Ushobora kuza so hano kuri reading level ukazamuka bishyira nko kuri high college, nimba ari by'abanyeshuri. Iyi text yawe itakigira ute, itako iyigira nyine nk'abantu nk'ibyo abantu b'abanyeshuri kuri kaminuza. Niba ari uri kwandikira abana bo kuri kindergarten, irabimananye kujya nk'ahantu kuri kindergarten. So nyine iragira ute, iyi ni ingenzi cyane. Akandi kantu ifite ugiye kwandika muri write all code, kakaraga feature kibirangize bino, kano ga feature. So kano kantu ishobora kuyibwira length, uburebure. Niba text ishaka igomba kuba ari short cyangwa se shorter cyangwa se shortest, no bigena. Iyi text uri kwandika mu gihe utarayi prompting, bingi icyo biri kugufasha, birimo biragufasha cyagira ubona ko wandikaga prompt ikagenerating ibintu byinshi cyane, ukonyoka yibwira ngo shyiramo bikeya, ngo shyiramo byinshi, ngongera ngo noneho woyiha ibintu warangiza ukagera mukanegotiating na AI, ukayibwira uko ubishaka, ukayibwira level ubishakamo, umuntu ushaka level y'umuntu uzabisoma. Ibintu byose kagira ute ikabikugeneratingira. Warangiza ibirangije
ibi byose birangije none uhita kugira ute uhita ko ubikopiya cyangwa se ukahava. So nicyo cyo bita kwandika muri Canva. Hano hasi ugiye none tugiye kuri tool, ndacyeka iyi video uri kureba hari kiri gufasha waryohewe. So hari dindi ushaka kugerana nawe, ndagira ngo ukore subscribe, ukore share, ukore no commentaire, nanjye birantera courage yuko mu minsi n'imwe ndajya mbakora ama video y'ukuntu mwazajya mubyaza umusaruro izi ChatGPT, by'umwihariko mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo gusekera akazi kawe. Rwose ibyo nubikora nawe ndagusezeranya ko ntazagutengwa. Warakoze cyane. Tool again, ninunjanga kuri tool kwagiye kucyo twita deep search. Iyi deep search no kuvuga ngo noneho urimo urashaka gukorera bwa bushakashatsi bwimbitse, igende ku binyamakuru irebe, igende ku mu bitabo, igene ahantu how to make money online. None hanga ikintu igiye gukora deep search, birazira bura buryo bundi yaguhaga nyine uburyo buri general. None hano igiye gukorera deep search. So iragenda imanuka igende gushakira online indi feature. Indi feature ni feature baba mwageraga ikibazo cyo kuvuga ngo ChatGPT nyiraza gutwara ibintu byanjye ibijyane. So ushatse wazanga muri chat, so you creating a new chat, ukaza kano kuri kano kari hano hejuru cyo kwita turn. Rago no history ntago izabyibuka, ibintu byawe bigumana, izataka ibisiba mu minsi 30. So baba ni mutinya ngo niba nk'urugero for example ushobora kuri gukora nka task yo muri office wanyu, ushobora gukora nk'ibintu udashaka nyine ChatGPT gumamo, ushobora no kuvuga ati no laptop ndi gukoreramo ntago ari yanjye, umuntu ashobora kuza gasoma ibintu nanimo ndareba, nanimo ndacana ndachecking. So ushobora gufata taba batwenda iyi laptop banyiro bazayijyana umunsi umwe, cyangwa se iyi telefone, cyangwa se bazayiba. Aho kugira ngo keeping ama history yawe yose uzaza ushyire muri Temple. Nuyishyira muri Temple nubanga bino bintu irabikuvuga ngo this chat won't appear in history, ntago bizakuza kugaragara. Use or update ChatGPT izabyibuka. So for set purpose bashobora kubika bino bintu byawe mu minsi 30. So irero ushaka kwa abantu mugira amabanga, mushaka utuntu two guhisha utuntu twanyu mudashaka abantu batumenya, ni nyenzi cyane. Ikindi cya kabiri cy'ingenzi gukoresha iyi feature ni igihe wara customizinze ChatGPT yawe ikuzi, ariko ugasanga ugiye gukora ibintu bitandukanye n'ibijyanye n'ibintu wari usanzwe gukora. Tuvuge nk'urugero nkanjye ndi muri digital marketing, ariko nshobora kwisanga ntangiye kuvuga ku bintu wenda by'ubuzima, ari nk'icyo ndi kwibaza ngize amatsiko, ariko wenda ntashaka keeping my history kugira ngo wenda ubutaha itazajya impama data agenda kubera nagiye nyibaza. So nshobora kugera muri Temple ikabigira ute muri Temple ikagira ute, ikaba yabigira ute, yabinyereka ariko ntibikiping mu madata cyangwa muri history zanjye. Indi feature urabona ko iyo wanditse ibintu byinshi cyane no gusearching ibintu wenda ushobora kwereka ndebe wenda chat nagiranye nayo wenda mu kwezi gushize, nkanjye wenda mfite nkayima nanditsemo ibintu byinshi cyane. So rero shobora kugena hanga mu cyo twita search chat, ngasearchinga tuvuge nk'urugero new chat, cyangwa se nkazanga muri search chat handikamo wenda how to make money, ya title nakoresheje, cyangwa se gukorera amafaranga kuri internet. Chat iyi nuze narayikoze ikataka igira ute iyinzanira, ikataka inzanira bino bintu nagize ute nakoze. Nubango feature y'ingenzi niyo kwa wafata ChatGPT ukayihuza na Google Drive. Google Drive tuziko ni ahantu tubika amadokima yacu, ni ububiko bwa online bwa Google. Ushobora kuba wabihuza na ChatGPT. Uzaza hano kuri plus, kano kal plus wading cyo kwita add file, cyangwa se add from app connect to drive. So nurangiza uzushake email ugiye kubiconnectinga,
So no kuvuga iki rero, no kuvuga ko unamaze kubiconnectinga. So tukamaze kubiconnectinga ngana uvuga ngo wajya muri Google Drive, ka ibintu biri muri Google Drive wagira ute, yabigira ute, yabikuzanira. Indi feature niyo kwa washaringa ibintu uri gukora. Tuvuge nk'urugendo ibintu ndi gukora ahangaha, ushobora kuzanga ko nabigira ute, nabisharinga. Ko nabisharinga hano ngafata ino link, nkaba nayisharinga abandi bantu bakaba bagira ute, babireba. Uko wayifata ino link ukayikopia, ukayijyana, ukayihundi umuntu akaba yagira ute, wayikopia kuri WhatsApp, muri email ahantu. Ushobora kuba wakoze ibintu runaka ukabisharinga umuntu akabireba. So ni ingenzi cyane. Indi feature ranga ni ingenzi cyane, so nukuvuga ujanga muri chat, hanaze ngo chat ni cyo uta indi feature uzanga kuri GPT ukakanda. So nukuvuga bitewe n'uburyo gizute n'uburyo n'ibyo ushaka. Hano hari tool nyinshi zigiye zitandukanye wakoresha. Tuvuga ngo niba uri gushaka kwandika uzazanga ukandi utekuze muri writing. Hari izindi nkuko nababwiye, hari abantu bagiye bakora tool zi specific ku kintu runaka bifashishije ChatGPT. Natwe tuzageraho natwe tugiye tuzikorera. Ko wakora nka ChatGPT yagiye gufasha kwigisha abana bo mu rugo, wakora ChatGPT yigisha ibintu runaka, ikora ibintu runaka, nawe mwabikora. Hano abandi bamaze kudusiga, dore bamaze gutanya kujya bakorana. Nk'ingi bayita AI Humanizer. Iyi ngi uri kuyikoresha yagufasha gufata content za AI, ikaba yagira ute, yazigira nka human content, ari nk'iz'umuntu ku giti cyawe. Nk'ingi bita song maker, yagufasha abantu ukunda, tuzabireba, abantu ukunda gukora indirimbo, yagufasha gukora indirimbo. Izi ni tools zose ziba zaragiye zikorwa n'abandi bantu, ariko zifashishe ChatGPT babasha kuvuga ko wazikoresha nawe. Hari n'iyi bita unbound limits, nuvuga ngo ushaka kujya muri productivity. Ingi yagufasha muri presentation. Ibita video GPT yagufasha gukora ama video. Ibita photo realistic by GennyGPT.net. ni nyinshi cyane, ariko yakandi kabona kunze nko muri education. Ingi yigisha ivuga kubijyanye n'ubuzima gusa. Nuvuga ngo niba uri umunyeshuri ushaka kwiga ibintu by'ubuzima gusa, ushobora kuzanga. Hari n'ibita YouTube AI. Ingi nayo na YouTube AI ni kunuze gusa, ni kuri YouTube. Ushobora gusamarizingira YouTube. Ni nyinshi cyane. Muri education ushobora kujya muri lifestyle, muri programming, ushaka gukoresha Python, software architecture, GPT, code, copilot. Ni nyinshi cyane. Nukuvuga ngo ujangaha muri GPT. Izi ni tool za ChatGPT ushobora kwifashisha mu buryo buri specific. So ariko muri kwa hano hejuru handitse ngo create, ufite cyo kwita ChatGPT Plus. Iyi ngiyi igurwa, nawe wakikorera ChatGPT cyangwa se nawe AI yawe. So iyi niyo video tuzakora ubutaha, sinzi igihe tuzayikora, ariko nzagura premium ChatGPT Plus dukore natwe AI yacu twikustomizinge ku kintu runaka. Ntuzacikwa iyi video, nzayikoraho. Ntuze kuza gucikwa na video ngiye gusohora ku bijyanye n'ukuntu wakora business y'umuziki ukoresheje ChatGPT n'izindi app tuzifashisha, ukaba watangira gukora business muri YouTube n'ahandi hantu ukoresheje ChatGPT n'izindi app zigiye zitandukanye nka Suno, niyo bitari Fusion n'izindi zigiye zitandukanye, Flex n'izindi, ariko byose bishingiye kuri ChatGPT. So ndabakunda cyane rero, mugira weekend nziza. Bye bye.